Bakunzi ba Africa TV twongeye kubasuhuza tubashimira uburyo mukomeza kutuba hafi. Mu by'ukuri inkunga yanyu twagiye tuyibona kandi turabashimira. Twabonye abaza kuri iki gitangazamakuru, twabonye abatuha ibitekerezo batubwira ibyo tugomba gukosora, ndetse twabonye n'abagenda batubwira bati nimukomere, buriya tudahari mu by'ukuri namwe ntimwamuhari, ariko nanone mudahari twe ntitwahaba. Bivuze rero ngo kuba duhari namwe mukaba muhari bidutera ishema. Turabifuriza rero umwaka mushya muhire wa 2026 kandi tubifuriza ishya n'ihirwe. Kuri Africa TV rero murabizi yuko dukunda kuganira ku biganiro by'ubukungu, ibiganiro by'iyobokamana, ibya politiki, amateka, umuco, kandi turavuga ngo n'ufite icyo yifuza kuba yatugezaho ni karibu. Rero ndabashimiye wowe wakoze sabone, turagushimira mu by'ukuri warakoze cyane, ndetse nanone twongera no gushimira abakomeje kudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Africa irabakunda cyane, natwe turabakunda. Uyu munsi rero turi muri weekend, tuje kuganira kuri politike muri rusange yo mu karere k'ibiyaga bigari. Politike yo mu karere k'ibiyaga bigari muri no minsi tumaze iminsi tubona i Bugande. Mu gihugu cya Uganda hari amatora y'umukuru w'igihugu. Ayo matora y'umukuru w'igihugu twabonye aho hari abakandida bagerenga 4, ariko harimo 2 bari ku isonga. Hariho nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, aho yaje no kwegukana insinzi y'amajwi 71 n'ibice bingahe ku ijana, ndetse hakaba n'uwitwa Robert Kyangulanyi uzwi ku izina rya Bobi Wine, nawe utarakomeje kujya avuga rumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Rero ejo bundi tariki 15 ifirimbi yaravuze, ivuze ibintu birashyuha. Bamwe bati Bobi Wine aratsinda, abandi bati Museveni. Ariko mu bushishozi twabonye, mu by'ukuri abakunzi ba Africa TV turajya tushimire abagande amahitamo bakoze. Mu by'ukuri cyagaragaye, ubusesenguzi twakoze twasanze Bobi Wine baramushuka. Bobi Wine abamushuka n'urubyiruko na insoresore, ariko abantu bakuru bazi icyo nyakubahwa Museveni avuze, cyangwa se icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Uganda avuze mu buzima bw'abanya-Uganda. Biriya rero birerekana inararibonye y'abantu bakuru ndetse na politike y'igihugu uburyo abantu baba bayishimye. Rero twaje kubona ejo bundi Bobi Wine arimo avuga ngo yafashwe n'igisirikare n'igipolisi, tubona ndetse umugaba mukuru w'ingabo za Uganda nawe avuga ati ibyo Bobi Wine arimo kuvuga ntabwo ari byo. Tubona gusa n'abaterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Turibaza rero ngo ese ubundi muri Afurika iki cyaba ari cyo gihe kigeze cyo kugira ngo Afurika igire politiki stable? Wowe ukurikirana Africa TV, wowe ukurikira ibiganiro byacu, iki cyaba ari cyo gihe cyo kugira ngo tugire Afurika iri stable? Ese iki cyaba ari cyo gihe cyo kugira ngo tugire politike ihamye kandi inoze muri Afurika? Twabonye rero n'abandi ba perezida bamwe barimo barahira nko mu burengerazuba bwa Afurika, ndetse twabonye no muri Tanzania naho mu minsi yashize abatanzania nabo batora. Ariko turashaka kugaruka kuri iki kintu, ikurwaho rya internet i Bugande mu gihe cy'amatora, ikurwaho rya internet muri Tanzania mu gihe cy'amatora. Bakunzi ba Africa TV, ese ubundi birakwiye ko internet ikurwaho niba amatora ageze? Kuki ivanwaho? Ubwo abadukurikiye bazatubwira. Tanzania twabonye internet bayivanaho, Uganda twabonye internet bayikuraho, n'ahandi tugenda tubona ibindi bitandukanye. Ariko noneho turajya tugaruke kuri bwa bwisanzure bwa Afurika. Ese ubundi aho iriya internet ntiyagumaho kandi na ya politiki igakomeza kuba stable? Aho niho ngira ngo tuzasesengure turebe. Dukenera kugira ngo tubone ubuzima bukomeza haba mu gihe cy'amatora. Niba umuyobozi afitiye igihugu akamaro, umuyobozi akaba afite ibyo ashobora gufasha igihugu, atorwe neza ajyeho. Ariko turibaza Afurika
kubera iki buri gihe usanga mu gihe cy'amatora hazamo ibibazo. Noneho rero abakunzi ba Africa TV, turanagaruka no mu karere, turareba mu minsi ishize twabonye za Masisi muri Kongo. Mu by'ukuri indege ziza zirasa ibisasu ku baturage, biriya nabyo ntabwo ari byo kuko dukeneye kugira ngo tubone umunyafurika aho ari yisanzuye. Izo rero ni ingaruka za bwa bukoroni dukunda kuvuga. Bakunzi ba Africa TV, waba uri hano mu Rwanda, waba uri Kongo, waba uri Burundi, waba uri Uganda, waba uri Tanzania, turabizi hari abadukurikira abari i Burayi, abari muri Amerika, abari mu Buhinde, twarabibonye muri Aziya naho dufite abakunzi badukurikira, iyo za Dubai n'ahandi hatandukanye. Turifuza kugira ngo mujye muduha ibitekerezo, munatubwire n'icyegeranyo dushobora kuba twabakorera ibyo mwifuza kugira ngo tube twabaganiriraho. Mu by'ukuri rero bamwe baravuga bati Perezida Museveni amaze imyaka irenga 30, hafi 40 ku butegetsi. Mu by'ukuri Museveni ugasanga baravuga bati Museveni, ariko noneho tugaruke mw'iyo myaka Museveni ibyo yakoze i Bugande bingana iki? Ku myaka ye Uganda iri stable, nta ntambara. Ubwo twagarutse kuri politiki ya Uganda kuko mwino minsi niho bisa n'ibishyushye. Nta ntambara ihari, abagande bararya bakaryama, igihugu ubona ko iterambere rigenda, inganda zirazamuka. Ese mu by'ukuri niba hari ibindi gikeneye gukora, si ngombwa ko bikora? Noneho rero turibaza, ese nka Bobi Wine waje aje guhangana nawe muri ano matora, ni iki gishyashya aje gukora kirenze icyo uwashaka gusimbura atakoze? Ibyo atakoze ni ibiki bishyashya? Aho naho abadukurikiye ngewe ntaho mbogamira, twebwe tuba turimo hagati, ariko turibaza ngo ni iki cyakorwa kugira ngo Afurika ibe igihugu cyunze ubumwe, aho abaperezida bashobora gukorera hamwe kandi bagakora mu nyungu z'abaturage, tukarenga za nyungu zo kuvuga ngo uyu nguyu yamazeho igihe kinini, ariko ajya kuri ugasanga n'ugiye kujyaho ntacyo ari buze kuza kumara, cyangwa se nta gishyashya ari buze kugira. Abayobozi bacu rero batureberera, twifuza yuko mu by'ukuri batangira gutekereza kuva mu kwaha kw'abazungu. Ndashimira nyakubahwa Perezida Museveni wavuze ati ibyabaye muri Venezuela, ati Amerika ibyo yakoze mu kirere ni ibyo, atari ko ku butaka bibeshye bakaza twabaha isomo batazigera babona. Ibyo bigaragaza umutima w'upanafricaniste. Rero ku myaka ayoboye ndetse n'abamureberaho inyuma, twagombye gutekereza tukavuga ngo this is the father of the nation. Banyafurika bagenzi banjye, tugomba kurenga imitekerereze yo kumva yuko mu by'ukuri tugomba kugira imitekerereze negative, ahubwo tukagira imitekerereze positive respondinga ku bibazo by'abanyafurika. Afurika dufite ibibazo bimwe, Afurika dufite ibyo dusangiye bimwe. Muri no politike rero y'akarere k'ibiyaga bigari, iyo tugiye no ku ruhando mpuzamahanga, tubona ko Uganda, u Rwanda, Kongo, Tanzania, byose Amerika yagize gutya iragenda ijugunya mu gatebo kamwe. Ese ibyo wari ubizi? Niba se wari ubizi, kubera icyo uriya munyamerika ajugunye ibyo bihugu byose mu gatebo kamwe, kavuga ngo abo bantu ntibemerewe kubona visa ijya muri Amerika mu buryo bworoshye. Bivuze rero ngo Banyafurika, iki ni cyo gihe cyo kuvuga ngo reka noneho twunge ubumwe, Abanyafurika bunga ubumwe. Twarabibonye abaperezida bo muri burengerazuba bwa Afurika, Amerika ibafatira ingamba, nabo bayifatira ingamba. N'ibi bihugu rero bigera muri 20 bingahe, harimo n'ibyo muri East Africa, abaperezida bakwiye kwicara nabo bakavuga bati ibyo Amerika yadukoreye natwe reka bari byo tuyikorera. Ubwo turavuga nka His Excellency Perezida w'u Rwanda, His Excellency Perezida wa Uganda, Perezida wa Kongo n'abandi. Ejo n'abanyaburayi baraza noneho babigire. Twarabibonye mu minsi ishize, ibihugu byinshi bigira gutya bigahagurukira u Rwanda bavuga ngo bararufatira ibihano. Buriya ni ukuvuga ngo iyo bototeye igihugu kimwe abototera n'ibindi. Ibihugu bya Afurika iki nicyo gihe bikwiye kugira ngo bihumuke, abayobozi bacu bakorere hamwe, bumve yuko bagomba gutahiriza umugozi umwe, twubaka Afurika nziza, twubaka Afurika yunze ubumwe, Afurika ifite mbese ihuje. Kuba rero Abanyafurika tuzahuza bizaduha imbaraga, kuba Abanyafurika bazahuza bizatanga amahoro muri Afurika. Ahasigaye noneho tugire ya Afurika turota, izaba ifite ifaranga rimwe, ya Afurika izaba ifite pasiporo imwe,
ya Afurika izaba itagengwa n'imipaka, ahubwo imipaka ariyo hakurya y'inyanja. Icya kabiri nshaka kuvuga, bavuga ngo u Rwanda ngo ni land locked. No, it is not a land locked, it is a land linked. Kavuga ngo Uganda is land locked. No, it is not land locked, it is land linked. Afrika igomba guhuza, igasharinga. Niba ari igihugu gikora kunuza ku nyanja, ibyiza bikigeraho bikagera no ku bindi bihugu. Iyo ni Afrika tugomba kugira. Ikagira isoko rimwe, ikagira ifaranga rimwe. Ibyo bizatuma umunyafurika aho ari yumva ari proud. Uyu munsi wa none njye avuga ngo sinkeneye kujya i Burayi no muri Amerika, keretse ari byo ngiye kujya gukorayo. Ariko mu myaka yatambutse tukiri batoya twatekerezaga tuvuga ngo kujyayo nta mahirwe, nta mahirwe arimo. Nta mahirwe arimo hariya, ntago ari muri paradizo. Amahirwe ari hano muri Afrika. Kuko ikihari ni ukutwangisha wa mugabane wacu, twe tukiri bato kumva ko tugomba kuwanga. Nta mpamvu yo kwanga, turagaruka no ku rubyiruko, abantu bakiri batoya, dushyigikira ibyo abayobozi bacu bagiye bageraho, ibyiza, ibyo tubona twabagiraho inama gukosora, tubitangaho ibitekerezo bikosorwe, ubuzima bukomeze. Turabashimira rero abakunzi ba Africa TV ku bitekerezo mwagiye muduha. Uro turagenda dusoze tubabwira ngo amatora mu gihugu cya Uganda yatsinzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa, kandi tumwifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo agiye gutangira, tutitaye ku myaka afite. Icyo tureba n'icyo amariye abanya-Uganda ndetse n'icyo azamarira abanyafurika, kandi intekerezo afite twumva zakagombye no gukwira mu banyafurika bose. Tunasabira Bobi Wine kwihangana, Perezida Kaguta yamuhaye byose, yamwemereye kuba guhatana mu matora, ibyo nabyo ni byiza, kandi turabizi ko ari n'umudepite. Nashyire agapira hasi, yicarane na bagenzi be mu nteko, habeho kubaka Uganda, habeho kubaka Afrika. Turabashimira rero ku biganiro byacu, tusaba wowe utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, ugakora comment, ukanasharinga. Africa TV ikaba igitangazamakuru kigera ku bantu bose, kandi dushimira n'abamaze kubikora. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze cyane.